Ibihe byiza kuri mwese mutajya muhema gukurikira gahunda zose za Radio Ijwi ry'Amerika yumvikanira ku murongo w'4.3 FM. Tukaba tugeze mu mwanya w'ikiganiro ejo mutegurirwa kandi mukanagezwaho n'umuryango Ejo Youth Echo ukoresha itangazamakuru mu bwimakaza umuco w'amahoro mu Rwanda no mu karere k'ibiyaga bigari. Kuri mikro muri kumwe nanjye Karemera Patrick Mbayikaze. Ubundi gushyingiranwa ni intambwe ikomeye mu buzima bwa muntu ndetse kandi bifatwa nk'isano ikomeye kandi idasanzwe ihuza abantu babiri. Igihe umuntu akiri umusore cyangwa inkumi aba afite amahitamo asesuye yo kuba yashyingirwa cyangwa se agahitamo kuba yakwibera ingaragu by'iteka ryose. Nyamara iyo umuntu amaze gushyingiranwa aba ahinda imibereho ave mu busore abaye umugabo cyangwa se abaye umugore. Niyo mpamvu abagiye gushyingiranwa babanza guhabwa impuguro ndetse n'inyigisho zijyanye n'imibanire y'uko bakwiye kwitwara mu gihe bazaba bageze mu rugo. Ku ruhande rw'umukobwa ahabwa impanuro z'uburyo azubaha umutware we ndetse kandi n'umugabo ahugurwa uburyo akwiye kuzakunda umufasha we. Ikindi kandi bigishwa n'uburyo bakwiye kuzasenyera umugozi umwe mu bintu byose bazakora. Mu Rwanda kimwe mu bintu by'ingenzi abagiye gusezerana mu buryo bwemewe n'amategeko bigishwaho ni ku bijyanye n'amasezerano y'icungamutungo. Uburyo rero bwo gucunga umutungo ni butatu. Hari ivangamutungo rusange, ivangamutungo muhano ndetse kandi n'ivanguramutungo risesuye. Nk'uko mu Kinyarwanda bivuga ngo akanyoni katagurutse ntikamenya iyo bweze, twifuje kumenya uko kwigisha abagiye gushyingiranwa mu buryo bwemewe n'amategeko uko byaba bikorwa no mu bindi bihugu bihana imbibi n'u Rwanda. Ese hari itandukanye ry'abifitanye n'uko bikorwa mu Rwanda? Mugenzi wacu Ishimwe Honore yatwegeranyirije inkuru irambuye kuri iyi ngingo ivuga ku myigishirize y'abagiye gushyingiranwa mu buryo bwemewe n'amategeko uko bikorwa mu Rwanda no mu bindi bihugu bihana imbibi narwo. Reka tumuhe ikaze. Ingingo y'171 mu itegeko rigenga umuryango n'abantu mu Rwanda isobanura ibisabwa abagomba gushyingirwa. Mbere yo gushyingira, umwanditsi w'irangamimerere agomba kureba niba abashyingiranwa barahisemo amasezerano y'icungamutungo. Agomba gushyikirizwa icyemezo cy'amavuko cya buri wese mu bazashyingiranwa, icyemezo cy'uko buri wese mu bazashyingiranwa ari ingaragu, cyangwa ingingo z'ingenzi z'inyandiko yerekeye urupfu rw'uwo baheruka gushyingiranwa, cyangwa ingingo z'ingenzi z'urubanza rw'ubutane n'uwo baherutse gushyingiranwa, cyangwa rusesa amasezerano y'ubushyingiranwe nawe. Icyemezo gitanga uburenganzira bwo gushyingiranwa, itangazwa ritabaye kubera impamvu zifite ishingiro. Ibyemezo byatanzwe bivugwa mu gika cya mbere cy'iyi ngingo bigomba kugaragara mu nyandiko y'ishyingirwa. Mu Rwanda kimwe n'ahandi mu bihugu bihana imbibi, abashinzwe irangamimerere bigisha abagiye gushyingirwa imbere y'amategeko uburyo bazabanamo. Uyu ni Joyce Ngirente Imana ishimwe, umunyamakuru wa Radio Onesha FM i Bujumbura mu Burundi, aradufasha kumva uko iwabo kwigisha abagiye kubana bigenda. Aha mu Burundi ingene bigenda, abashaka kubakana baragenda kwiyandikisha aho basanzwe baba mu makomine canke mu mazone. Kugira biyandikishe haba harimwo barabasaba karangamuntu, bakabasaba extrait date de naissance ni papuro c'amavuko, hama n'ibindi bitandukanye. Nivyo byonyine bagenda berekana kugira bashobore kwemererwa kubakana byemewe n'amategeko. Hama mu nyuma bakababwira ibibandanya, aho usanga bariko barigishwa bakigishwa amategeko aranga ingo n'imiryango, hama mu nyuma bakarahira. Joyce, mwatubwira ese hari ingorane cyangwa inzitizi mubona ko mu kwigisha kw'abagiye gusezerana mu by'amategeko aho ngaho mu Burundi? Abagiye kubakana ngaha mu Burundi ingene bategurwa cyane cyane mu gisata ca etat civil, niko no kivuga mu rurimi rw'igifaransa, ukuntu babategura bazokwigenza bamenye amategeko arangwa abantu bubakanye. Barabigisha amategeko agenga babiranye, inkurikizi n'amabanga avuye ku masezerano.
hariho n'ibindi babigisha kudahemukirana, gutabarana no gufashanya no kumenya ko umugabo ari we umutwe w'urugo. Iyindi ngingo igira 122 ivuga mu gihe umugabo adahari kenyezi wiwe arafise uruhusha rwo gufata ingingo. Uvuga n'ayandi ingingo igira kuri 124 ivuga ko ababiranye bategerezwa kubungabunga ibibondo vyabo gushika bigere mu bigero. Hariho n'indi ngingo 127 ivuga ko mu gihe umwe mu bo bubakanye afashe ideni, iryo deni ritegerezwa kurihwa na bose kiretse umwe mu gihe yerekanye ko mugenzi we asesagura amafaranga. Sinovuga ingingo zose ziri muri ico gitabo cerekana amategeko agenga ingo n'imiryango, ariko baragerageza kubigisha ibitandukanye. Nkuko twaganiriye n'umwe asanzwe akora muri ico gisata cyo kuraganisha biciye mu mategeko, niwe yatubwiye ko babategura kabiri imbere yuko bemeranya imbere y'amategeko ko bagiye kubana. Ese hari ingorane zaba zirimo mu gusoma inyandiko z'isezerano? Niba bihari bikemurwa gute? Kuko baba bafise ibindi bintu mu mutwe, baba bafise amastress yandi, ugasanga ntibariko barumva. Hari hakwiye kongerezwa amaseanse yo kubigisha, akabona ko hamwe hoba akarenga ku kabiri byo bari vyiza, kuko barategura ubugeni biyumvira ibitandukanye ngene urubanza ruzogenda, ugasanga binjiye mwibanga ryo kwabirana bataramenya neza amategeko. Naho Japhet Wilonja Di Maria wo mu mujyi wa Bukavu muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, nawe ntajya kure y'uburyo abagiye gushyingirwa mu mategeko babikora mu Burundi no mu Rwanda, nubwo abona hari ahagomba gushyirwa imbaraga. Alors par rapport à votre thématique, présentement ici dans la ville de Bukavu, lorsqu'il faut qu'il y ait mariage légal ou mariage civil, d'abord il faut qu'il y ait un consensus des deux partenaires, qu'il y ait une fille et un garçon. Et si kuri iyo ngingo inaha i Bukavu, umuhango w'ishyingirwa mu mategeko uhera ku kubanza kumenyana kwa bombi, umuhungu n'umukobwa, hanyuma bakajya mu bashinzwe irangamimerere. Inaha bikorwa na burugumestre cyangwa umuyobozi w'umujyi, kuko aribo babifite mu nshingano. Aha bigisha abagiye kubana uburyo bw'imyitwarire y'abashakanye, uburyo bwo gucunga umutungo butandukanye. Ese haba hari inzitizi zigaragaramo nko mu gusoma inyandiko z'isezerano n'ibindi? Niba ari byo byakemurwa gute? Nibyo habaho kwigishwa uburyo bwo kubana, ariko bakanigishwa uburyo bwo gusoma izi nyandiko. Gusa bibanda cyane ku kwigisha abantu uburyo bwo kubana, ariko imbaraga zagashyizwe mu kubasobanurira byimbitse ku micungire y'umutungo, bakabishimangira nk'uko mu nsengero no mu muryango baha umwanya munini kwigisha abagiye kubana. Naho mbona ari aho hashyirwa imbaraga. Urakoze cyane inshuti yanjye Honore. Pouvoir prendre plusieurs séances aussi, comme le fait l'église, comme le fait la famille, comme le fait la communauté. Merci beaucoup, cher Honoré. Ingingo y'179 muri iri tegeko igaragaza ishyingirwa hagati y'abanyamahanga ribereye mu Rwanda, rigengwa n'ibi bikurikira. Ku byerekeye imihango y'ishyingirwa hakurikizwa itegeko ry'u Rwanda. Ku byerekeye ibisabwa by'ishingiro hakurikizwa itegeko ry'igihugu cya buri wese mu bashyingiranwa, iyo bitabangamiye umudendezo rusange n'imyifatire mbonezabupfura y'Abanyarwanda. Ku bireba uburenganzira bwa buri muntu ukomoka ku ishyingirwa n'ubw'ababana, iyo nta masezerano bagiranye ubwabo hakurikizwa itegeko ry'aho baba. Ku byerekeye inkurikizi ku mutungo wabo, iyo abashyingiranywe nta masezerano y'icungamutungo bagiranye hakurikizwa itegeko ry'aho uwo muntu ari. Naho mu ngingo 180 y'itegeko rigenga abantu n'umuryango mu Rwanda, ishyingirwa hagati y'umunyamahanga n'umunyarwanda ribereye mu Rwanda rigengwa n'ibi bikurikira. Itegeko ry'u Rwanda ku byerekeranye n'imihango y'ishyingirwa, ku byerekeye ibisabwa by'ishingiro hakurikizwa itegeko ry'u Rwanda ku bireba umunyarwanda n'iry'igihugu umunyamahanga yabereye umwenegihugu, iyo bitabangamiye umudendezo rusange n'imyifatire mbonezabupfura y'Abanyarwanda. Nge Ndishimwe Honore ku bw'ikiganiro Ejo.
bakunzi bacu rero mutubwire, ese aho mutuye imyigishirize y'abagiye gushyingiranwa ikorwa ite? muratwandikira munyuze kuri nimero yacu ariyo 0787581411 cyangwa se 0728028232 ndetse kandi no ku mbuga nkoranyambaga zacu arizo Facebook, Instagram ndetse na Twitter yahindutse X. hose no kwandika Ejo Youth Echo mu ijambo rimwe, ubundi udusangiza igitekerezo cyawe. mu gihe muri kohereza ibitekerezo byanyu, mumaze kumenyera ko mu kiganiro ejo tubagezaho ikinamico yitwa Tambagira utekanye, aho tugeze ku gace ka 4. reka tukumve. duheruka Ana Maria ajya gusaba Christine akazi ko kumuhingira, ariko abajijwe iby'igikomere afite arabihishe. yaba yarashyize akamwizera akabimuganiriza Sera. nimukurikire umukino. mama nawe kuko nagucumuye wiki. ariko ubwo wacike tukaba umugabo za ariko muyo wewe umugabo buragizwe utya. ese warindi impfubyi bayeho nabi koko mwanjye. zaha ntabwo ari wowe ubayeho nabi wenyine, urabyumva? abanyabibazo ni benshi n'ahigatako ndetse n'ahandi hose, urabyumva mwana? ariko ntibiheba ngo biyange nk'ibyo uri kwikora, urabyumva? ngo nibyo ndi kwikora koko muyo, ntiwambwiye utyo. zaha ihanagura amarira, uhaguruka ujye ku ishuri. ntaho njya. utikiza aha? ntaho njya muyo. ese ubundi muyo nkwibarize akantu gato. mbaza ndagusubiza n'ukuri mwana we. marume nkuru nziza ngiye iki bigeze hariya. ako niko kabazo wavugaga rero. mbabara nsubiza kuko mbifitiye amatsiko cyane. mwembi muri ba marume. ndabizi. byanze bikunze urabizi. kuva nagera muri uriya rugo. urabizi ko nageze nkiri umwana. ndabizi rwose. muyombo nkuru nziza arancunaguza, ntambona neza, ntampa ibikoresho uko bikwiye. nibyo mpaye abimpa ku bwa burembe. Christine yabanje kumukangisha amategeko. mbabara umbwira icyo nzira byibura amenye ko ntari umwana ahubwo ndi umwanzi. none se zaha na Maria arakwanga? niyo nkuru nziza gucunaguza atya na Maria nk'umugore wabivugaho iki? aha mama Dorcas nawe mbona atari umugore mu rugo, na papa Dorcas bamucunaguza, ngaho kumukubita, ngaho kumubwira amagambo mabi, amagambo akomeretsa. bana yawe tekereza nawe kuba muri uwo muryango. zaha igikenewe ubu ni ukwiga, urumva? kandi ukiga ushyizeho umwete, naho ibindi byo kubikubwira nta mumaro uretse kukubibamo urwango gusa. muyo ndakumva. ntakubeshye, nutabimbwira nawe ndamenya ko uri umufatanyacyaha. ngaho da zaha ibyo ari nayo kurome inkuru nziza ni inkuru ndende. nyine yimbwira. jya ku ishuri ndabikubwira, nimugoroba utashye nibwo tuba dufite umwanya uhagije, urabyumva? kuko ibyo uri kubamo uyu munsi ni ingaruka z'ikibazo cyabaye mu muryango wacu ku buryo cyanashinze imizi. noneho ndumva ari ikibazo cy'uruhererekane. ubwo reka njya kwiga, ariko unyemerere ko uza kubimbwira aho bidatinze. mukapa komewe. tabara. nakwa nini? tabara. ubaye iki? ubaye iki nkunzi? umuhogo umye neza. ndagurumana dore ndi gucira uyu myema w'Imana. ese ni icyaka? ni icyaka ndapfuye. ayirisi we, naringize ubwoba ngo ucakiranya n'inzoka ku muryango. nari nangiye kwibaza uburyo ndi buyice. inzoka se njyewe yankanga. apana, iragatsindwa n'Imana nawe itakanga. kada aho njye sindimo. mukapako ntubona ukundi uku? inzoka niyo nayifata nkayambara mu ijosi nka bene iyi mirimbo y'abagore. ntacyo yantwara. ntarasekeye. ako bana yawe inkuru nziza. ni uko itaje ngo urebe.
shangira itariko ahaha none se nkuru nzi nkuzanira iki akagage cyangwa ubushera oya ntumbwire ko utarazana rwagwa erega sheri nabuze umuntu ntuma ye baba data we ubu ndasubirira yaho koko ariko uguze ukuntu gukanika binkamura tabizi sheri ngaho re turere niko ye iki sheri na bya bishimbi ngone nabisizemo niho bicegetse ariko mana yanjye ntuzi ko nakurutishije abiwanjye nkabikuzanira ko tabizi sheri ndabizi uzi ko na n'ubu nta muntu n'umwe ubizi ako sheri nungutse agatekerezo wabinjyaniye ku isoko sibyo sheri mbabarira umuwo musada sibyo uvuga urakomeje shambabarira reka nkwereke bikubite ku mutwe ubisimbukane ndabizi wirukanka kuruta ingeragere maze uminota zero bwarutse maze nanjye mukapa ko mbabarira rwose ntabwo najya mu isoko rwose kubira igiseshe ntibishoboka ahubwo nzi ariko ibaze ncakiranye nabi wanjye bakabimbonana ibaze ubuse ndakora iki ubu abenyambuye we ntabwo wabuhombye hakushereka nkubwira ubuse urasubirayo n'inyota kuko nzi nawe byibaze nyine none se nta tuntu dufite ngo dutume tubyeri basi rwose sha tumize tubyeri insirika icyaka yego ngawose sha anyegera sha kibasumba wanjye nawe akarabo igihozo ako wabaye ute ikibasumba wanjye erega maye nagwisemo kukurutisha abiwanjye kuko guteze agahungu ako mana anyegera mbisa ariko kuse mwiza wanjye wibagiye gahunda dufitanye yo kubyara agahungu wese anyegera ntabwo nabyibagirwa ko tuzabyarana agahungu pe ariko ureba ukuntu urimo kunywa arakora ku karubanda nyegera cyane ahubwo reka ndebe umwana numa ajya kungurishiriza biriya bishyimbo azane n'itubyeri sheri sibyo baba data we noneho umva nkubwire ubanguke moteri yatse wabaye iki patri wabaye iki kuri yambaraye hasi ndababara cyane nire wabaye iki se wabaye iki patri n'abanyagatako baguteze reka ndebe uranoneka nirere mwana wa mama noneho ndamenya wabaye iki nyagasani nyirimu wewe igufa ryacomotse byagenze bite kutambwira patri nakoreka mbanze nshaka ko nkujyana kwa muganga urabimbwira nyuma mana we telefone yangiriye mana we use bose ageze kure mana nyagasani patri ihangane n'ukurinde ko nakugeza kwa muganga mana we use musaza wanjye abaye iki koko bose mbabarira ubutageze kure we mana we patri ihangane inshuti yanjye hari umukobwa mwiza wibose narakubwiye ngo ujye unyita Fred mwiza wanjye donc Alfred uri himwe unyite Freddy mumbabarire binshiyeho kubera umuhangayiko mfite kandi mbiseguyeho ko ntagiye kubabwira ibijyanye n'akazi rwose uhangayikishijwe n'iki se mama erega no kumbwira ibitajyanye n'akazi ntacyo bitwaye ukubiza akazi niko konyine kaduhuza se ngaho mbwira mama wabaye iki umva boss ngeze mu rugo nsanga musaza wanjye arambaraye mu ruganiriro ukuguru kwavunitse igufa ryatanye none rwose nagira ngo mbabaze niba mutaragera kure mwigore musubire inyuma mu mufasha mugeze kwa muganga ndabinginze rwose nimumpakanire kuko amerewe nabi yo ndumva ataka cyane ubanza yababaye koko reka ngaruke basi mbwira rero iyi serivisi uzayishyura iki ryatara niwe waryima aho usanzwe nditerekaza aha urarishaka se muyo none se ntibwije turaguma mu kizima ngo muraguma mu kizima ukagira ngo wowe urabona ese ubundi utunze iry'iki muyo ko wowe ufite ubumuga bwo kutabona mbagira ngo abashyitsi nkawe bangenderera nibubiriraho mukiraha njye mbasha kubaboneshereza erega kandi nubwo ufite ubumuga bwo kutabona ariko ibintu byanjye byose biba biri ku murongo ibyo byo rwose ukuntu ibintu byose ubyikorera biratangaje pe reka nta gitangaje zaha ni ukuri biratangaje ahubwo ukuntu abantu bafata abafite ubumuga nk'abadashoboye nibyo bitangaje ngaho zana iryo taru ricane hanyuma warure turye turyame hakiri kare dore ejo ni ishuri muyo ndakumva
ntabwo njya mutambwiye bya bindi. ngaho se banzuza n'iryo tara maze ntuzongere kurikura hariya urabyumva? Yego. ubusanzwe nta muntu ujya unyimurira ibintu kuko kuzajya kubibona n'umwaka washira. buri kintu mbanza aho kigomba kuba giteretse nkagenda ari uguterura nigendera. nari hakuye ngiye kurihanagura ariko ubwo ndabimenye nta kintu nzongera kwimura. nyamara muyo mbwira ndakumva kuva kwa nkuru nziza nkaza kubana nawe ndabona bizatuma amenya neza uko abafite ubumuga babaho. uzi ko buriya mbere nangaga kuza kubana nawe nzi ko ugoye nyine imirimo yose nzajya nyikorana. si wowe wenyine ufite iyo myumviriza. reka nicare hano mbwire muyo. ndakumva. ngaho rero mbwira cya kibazo cy'amakimbirane y'uruhererekane wambwiraga ari mu muryango wacu kugeza naho nzira ibyabaye ntaravuka. muyo mbwira marume kuko nyangira iki kugeza ubwo nyirukana. umwana ntabwo ndira noneho amarira yakamye pe. Zaha ndakumva muyo. ibi ntibyari ngombwa kubikubwira nonaha kubera iki? ariko ubwo watsimbaraye nta kundi. nkuru nziza buriya nta kindi aguhora. uzira amakosa ya mama wawe. mama nubwo njye ntawe umubaraho. ngo amakosa ameze atese? mushiki wanjye Sitera uriya yari mwiza koko. akiri agakumi yari mwiza n'urubavu ruto ruto. nuko umunsi umwe aza kubengukwa n'umusore w'umukire wo mu gihugu cy'abaturanyi Muhire w'umunyamuhire nyine. urukundo rwabo rero ntabwo rwigeze rushimisha abagize imiryango yombi. Sitera iwacu baramurwanya kugeza ubwo ashyingiranywe n'uwo munyamuhire. iwacu bamuca ubwo. ibyo gusa nibyo nzira nako komeza umbwire. uko iwacu batereranye Sitera rero ni nako no mu muryango yashatsemo bamuzengerezaga. dore ko ari naho yari atuye. kera kabaye rero iso yaje gukora impanuka yitaba Imana ufite imyaka 3. yego. mama wawe rero abanze bamuboneraho. abanyamuhire baramuzengereza koko. baramuzengereza dore ko batifuzaga ko aguma mu mitungo y'umwana wabo. nuko umunsi umwe nibereye aha ntegereje kujya mu nama y'ishyirahamwe ryacu ry'abafite ubumuga nibwo inkuru yangezeho ko nyoko mushiki wanjye Sitera yatuvuye maze urupfu rutunguranye. muyo ubwo abanyamuhire si babirengeje mama cyangwa yazize agahinda yatewe n'abanyagatako? nayo makuru mperuka mwana wanjye ntumbaze ibindi. muyo guhera uyu munsi ntuzongera kumpangayikira paka menyikishe mama. ugiye se kandi Zaha? ndagiye muyo ndagiye. ndamenya se ngushakira he none? Zaha Zahabu. ngaho da Zahabu se yerekeje wa mugani we se nyine Sitera yazize abanyamuhire cyangwa n'abanyagataka avukamo? ntuzacikwe n'igice cy'ubutaha. bakunze ikiganiro ejo turi kugana ku musozi w'ikiganiro cya none aho cyagarutse ku myigishirize y'abagiye gushyingiranwa uko bikorwa mu Rwanda no mu bindi bihugu bihana imbibi n'u Rwanda. mu kiganiro ejo cya none twumvise umunyamakuru wa radiyo Bonesha y'i Bujumbura mu gihugu cy'u Burundi Joyce Ngirente Imana ishimwe wadusangije uko kwigisha abagiye kubana bigenda mu gihugu cyabo. ndetse kandi twanumvise Japhet Bironja Dimaria wo mu mujyi wa Bukavu muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo watubwiye ko abagiye gushyingiranwa bigishwa uburyo abashakanye bakwiye kwitwara ndetse kandi n'uburyo bwo gucungamo umutungo wabo. wakoze kubana natwe uyu munsi. wifuza kudusangiza igitekerezo ubuhamya cyangwa inyunganizi watwandikira kuri 0728028232 cyangwa kuri 0787581411. iyi numero wanayitwandikiraho kuri WhatsApp. nshimiye buri wese wagize uruhare kugira ngo iki kiganiro kitambuke, by'umwihariko Mizero Crespo ku buhanga bw'ibyuma ndetse kandi na Nadine Uwamahoro wari uhagarariye iki kiganiro. nawe mwese kandi twabanye mu kiganiro cya none ndabashimiye. mwari kumwe nanjye Kareme Patrick naho ubutaha.